ubu ndebye ukareba na Dorimbogo ntuhita ubonamo isura yanjye. Ndabona rwose hari undi sinzi n'ukuntu yiswe Dorimbogo. Undi urani Valentine. Sinzi impamvu mwita Dorimbogo. Mbabarira mbeho neza mana, mbabarira mbeho neza. Mbabarira mbeho neza mana, nkomeze kubaho neza. Mbabarira mbeho ne naparitse Benz mu biryogo akaguruko kandi mwizo nebe zo mu marange ya biryogo. Mu maga cafe njembe ninywera nk'abakapo. Tujya ku mazi twirira ibyana nje n'abahungu banje tukatira job muri weekend tukarya coffee. Ntago dusesagura 5 day tuba twakoze 4. Mbuze ngukatire jingo ino tujyane cyangwa bireke. Vava yajyaga ambwira ngo azaba nka dogiteri ngakore mu biro. Urumva we Vava yaranize. Dorimbogo. Dorimara. Dorimvubu. Dorinare. Kandi nkubwira ngo ibi bintu ninge wabizanye ahubwo Dorimbogo yabinkuyeho ibintu byo kuririmba. Nago kuririmba naga ari byari ibintu bye. Kigali irahindura bro. Kigali irahindura pe. Utu twumo tungutu. Utu batwita udupuerkes. Turabasuje inshuti ba PCTV nk'ibisanzwe, ariko uyu munsi ndabona ikiganiro cy'uyu munsi kiraza kugorana kuko hano hari umuhungu ufite swag za danje. Uyu musore mubona uhagaze imbere yanjye yambaye ikintu cyitwa ikirombe kuva ku mutwe kugera ku inkweto yambaye, urabona ko ari amafaranga gusa agenda. My guy, ndakubona nayo nakubona muntu wanjye. Ubu ngende kureba ngashaka ahantu mpera nkabona nahabuze, ariko nacyo reka ntago wabura aho uhera nk'ibisanzwe. Reka duhere ku mutwe, ni amafaranga gusa. Amadolari. Utwo tuntu ku mutwe batwita ngo iki? Izi ngizi rero ni nyabutatu z'Abashinwa. Nyabutatu z'Abashinwa. Ni nyabutatu z'Abashinwa. Ninde watugushyiremo utwo tuntu? Ego ko mwana ni muri salon niho bibera. Umuntu atugushyiremo uzagenda mubwira ati ukora utuntu twiza cyane. Twamanutseho gatoya. Utwo tuntu dufunze imisatsi yawe tubiri ndi kureba. Utungutu se? Two batwita ngo iki? Utu twumo tungutu. Utu batwita udupuerkes. Udupuerkes. Tukiraho. Tumanuke ku kanyogosho mu mpande ndabona agasatsi baragaconze neza. Ibi bintu ngiye biragacongo nagaturuwa kushe nyine to. Kaza kagafatana n'ikiroso nyine ubuse ntufata. Ndakubona tudatinze barumbwira. Uwo mutwe wawe ubwawo uhagaza ngahe? Ego komana. Aha ngaha gutya kugira ngo nje muri salon nsohoka amahoro batankoropesheje. Inote ya Kenzi. Urumva ko uyu musore uhagaze imbere yacu ntaga ikintu cy'amafaranga ari ikibazo kuri we. Ngiye ntago ndi butinde bitewe n'ukuntu numva mfite amatsiko menshi. Ababireba neza barebye mu ijosi. Niba navuga ngo ni ikirombe, niba navuga ngo yigiriye muri Kongo, niba navuga ngo iri nibuye guturuka Kongo na Togo. Guturuka Kongo na Togo. Kabisa. Iyo change bayita ngo iki? Amabuye ava. Nice. Yeah. Ihagaza ngahe musore? Kugira ngo so gutwara mu mitwaro ujyanye amagande batwara nka kilo mu Manyarwanda ushobora gatwara nkangahe mu Manyarwanda. Aha ngaha gutya kugira ngo baguhiri ichance ugende utereke mu ijosi. Ewa note yo 50. Note 50 ingahe? 50 y'Amanyarwanda. Ariko abasani mubayeho neza. Ubwo rero umujyanye mu magande imitwaro nka 400. Abasani mubayeho neza kabisa. Nukuri ukwitwaza umukarani akagutwaza ayo mafaranga. Nukwitwaza umukarani. Umupira wambaye ntago ari umupira woroshye. Nta nubwo ari n'umupira wapfa gusanga ahantu hariho hose. Yeah, of course. Umupira uhagaza ngahe musore wanjye? Iyi ngiyi uyu mupira rero ntago birenze cyane. Iyi ni griffe riraho. Ushobora kumva ko bitarenze ariko twe dutegereje kumva ngo uhagaza ngahe. Sha 12 kabisa. Note ya 12 bagahita uguhagata bimanukira. Cyakoze kireka nkubwire. Imana y'abasani ishobora kuba ari wowe. Reka. Bari kuzamuka muri iyi minsi. Ushobora kuba wahagarariye uvuga ati iyi minsi ngomba kuyifata. Kwamanutse gato ya hasi ku ipanuro wambaye. Iyo panuro bayita ngo iki? Sha ni ikoboyi tu. Yitwa gute kuko amakuru yagira yingi yitwa nzabafata kabisa. Yindi nzabafata.
ngo uzabagira gute? Nzabafata. Uzabafatisha iki? Iyi nzabafata nzahitamo mfa kuba na makinze shoka imeshe. Ubundi ngiye mbafati. Nzabafata kabisa. Ubafata. Iyo pana nirwaga zangahe? Iyi ngiyi ni kenze tu. Duze kenze. Twageze hasi. We ntago ndi buvuge byinshi. Kuri Caterpillar buretse gato. Inkweto y'ubuntu utavuga y'ubwayo iravuga. Irivugira y'ubwayo. Wayibonye? Ndayireba nanjye yankanze. Yankanze. Dufashe inkweto wambaye n'ibyo wambariyemo imbere. Biguhagaza ngahe? Mu imbere mu nkweto se? Yego. N'ama socks cyane. Ubwo subwo byose ni nkangahera. Wetekereza ubare neza utubwire kuko n'abanyarwanda byose ni ijana. Byose hamwe ni ijana. Agasaka bisa. Mu magambo make tugiye gukora icyo bita imibare. Kuva ku mutwe 15, mwijosi senkani. Yeah. Ubupira 12. Tuzi kabisa. 15 ijana. Urumva agaciro k'amafaranga uhagaze. Ubu wakujyana ku isoko wowe. Bagutwara muri cyamunara. Nabanimo amafaranga. Baburimo amafaranga menshi ahagije. Yagira umushoramara yame mwihe noneho anyitwarire n'ubundi byose se kari cya kimwe. So umuntu yafite aze rwose tamwiha kabisa. Ariko se mwibarize vibe ugira ufite kuko ngiyewe ikintu cyane kuguhamagara aha ngaha narebye nsanga urumwe mu bantu bafite impano zitandukanye. Izi vibe ziva kuki? Jewe ariko na famille yanjye. Famille yanjye yose muri rusange tuba dufite vibe kabisa. No ukuri. Aho tuva tukagera nubwo iwacu ari mu ntara. Ariko tuba turi kuri vibe. Ukoze hasi unyibutse ibuye tuninjira no mu kiganiro cyacu. Abadukurikiye bashobora kuba bakomeje kwibaza ngo umuntu bahagaze imbere ninde. Bakunzi ba PCTV uyu munsi ni bitangaza gusa. Tubazaniye musaza wa Dorimbogo. Miss Vava kabisa. Kiganiro cy'umunsi ntago kibuze koroha. Tubwire kugira ngo Dorimbogo uyu munsi. Okay. Tubwire ubundi wowe witwa nde? Yewe nitwa Cashman. Niyo mazina yanjye nkoresha kabisa. Oya Kataranga wambwiye gusa karese. Wambwiye amazina arenga 5. Ayo ngayo niyo yanjye. Niyo wemera. Cashman. Ya none wambwiye sa oya. Ayo ngayo hariya. Yo ngiyo za nuzi yo ngiyo. Mbese ushatse kumbwira yuko ayo mazina ari kivuga uvuga mu bantu ariko utabwira abadukurikiye. Bwira abadukurikiye n'udashobora kuba yafata Cashman afate rimwe muri yayandi. Oya nubundi next time nubundi babazayamenya. Zayabatangariza mu kindi kiganiro tuzagirana kabisa. Okay. Ikibazo cya mbere cy'amatsiko mfite kuri wowe. Wowe na Dorimbogo. Ninde mukuru? Dorimbogo ndamukurikira. Bwa kangahe? Bwa kabiri. So yonye mwavutse muri abana bangahe? Twavutse turi abana 5. Bana 5. Yeah. Ariko se utabeshya abanyarwanda badukurikiye Dorimbogo muravukana byanyabyo cyangwa n'ibimwe by'agati kwikoka abanyarwanda? Uriya ni sister wanjye. Buse ntubona ko tunasa? Ubu ndebye ukareba na Dorimbogo ntuhita ubonamo isura yanjye. Ndabona rwose hari undi sinzi n'ukuntu yiswe Dorimbogo. Undi uriya ni Valentine. Sinzi impamvu mwita Dorimbogo. Dorimbogo impamvu tumwita Dorimbogo nuko ari ryo zina abantu benshi twamumenyeho. Niryo twamumenyeho tumuzi nk'umusani. Ariko ikintu gitangaje nuko atari we wenyine mu muryango. Amakuru mfite ngo nuko nawe uri umusani. Ngewe se noneho se n'ubibi abanyarwanda batubwira ubu ni muba munabireba koko ngewe dori umva ngubwira ubundi ibintu by'abasani mu rugo. Nge muntu wabizanye. Reka ubundi ngiye guhera muri primaire ngiye n'ubundi nari umusani ku kigo n'ubundi kuri nyine muba muri mu kigo ngiye nari umusani n'ubundi. None se Dorimbogo akabaraje kuba umuhanzi ati nyine reka burya zagafata igihugu cy'u Rwanda akakinyeganyeza. Ababwira ukuntu byagenze. Ngewe Dorimbogo Vava nyine. Ngewe ndi simwita Dorimbogo. Mwita Vava nyine tu. Nyine nka sister wanjye nuko nyine umva ibizina ryara trendinze nta kuntu nyine nanjye ntabimwita kandi urumva nawe ndi kumwambura izina rye. Yatsindiye. Sibyo? Rya trendinze kubera iriya ndirimbo. Kandi watubwiye ko uri umusani. Nk'umusani. Iriya ndirimbo ya Dorimbogo. Urayivugaho iki
nk'umuntu wawe ugiye kubona akabona indirimbo iraje gutyo utazi ko izafata ukabona indirimbo ifasha igihugu cyose igikubise hasi iriya ndirimbo urayivugaho iki? ibyo nagusobanuraga ibintu by'ubusitani njye wabizanye nyine mu rugo ndetse no muri karitsiye yo mu rugo sibyo njye muntu nabaga ndi kwikorera ibintu by'imiziki ndeba imiziki nkumva ndayikunze nkavuga numva mfite impano nkajya ndirimba iriya ndirimbo njye muntu wayize oya se kandi buretse gatoya njye wayihimbye ngo ni wowe njye wayihimbye iriya ndirimbo yitwa Dorimbogo. None se Vava akaza kuyiririmba ate? Kuyiririmba kwe no kuba warayihimbye ntago ari kuriya twayiririmbaga ubundi hari ubuntu yagiye yungamo ntazi ahantu yabukuye ari uko yaje Kigali yananze imnaha sinzi impamvu kabisa hari utuntu yagiye yungamo ngo hu biriya bya hu ntago byari birimo pe. None indirimbo yawe hari mu tundi tuntu indirimbo yawe yari yanditse mu buhe buryo ku buryo n'umuntu wayumva akumva version yayo ya mbere itari iriya tuzi ya Dorimbogo? uburyo yari yanditse uburyo twayiririmbaga mbere yari iririmbitsemo umva twajyaga tuyiririmba turi gutonora ibitoki duhata ibirayi turi gusekura ubunyobwa tukanyuzamo nyine tukakaririmba twumva ni vibe twumva karashimishije. Noneho Vava akajya mbwira ati nyamara iyi ndirimbo nzayigushimuta nkagira ngo ni n'urwenya birangira yishimutse njya kubona mbona iri gukabakaba amamiliyoni asirane ya ndirimbo twajyaga duteramo story ati nyamara iyi ndirimbo nzayitaho tereka nzahure na producer nanjye nari nyiri yongeyo za Nyamasheke sinari nzi producer ngo ni ibiki nje nzi ko nzacuranga ari bore twajya dukora tugafata ubu video tukabuca urumva tukajya dukomanga sibyo tugakomanga tukagira nkaho nyine turi gucuranga numvaga ari nuko nzasohora indirimbo ubundi kera ukayisora mu buryo yanditse ko n'izindi zose ariko zikorwa niba atari ibanga wahereza abanyarwanda kuri version ya mbere ya Dorimbogo ukuntu mwajyaga muyiririmba mukayivibinga muri kwitonora ibitoki muri guhata ibirayi webatemo umwanya ni wawe umva ukuntu ubundi twayiririmbaga mbere yari iri mu njyana ya hip hop urumva twaratangiraga ngo Dorimbogo Dorimara Dorimvubu Dorinare n'intare nayo yari irimo nuko atayishyize oya abayitonze gato twebwe tuzi Dorimbogo Dorimvubu Dorimara ako kantu k'intare yari irimo sinzi ukuntu yayimyutinzemo ayivanamo ahubwo yongeramo ibindi bintu. Ubwo ushatse kumbwira yuko Dorintare ari byasimbuje kari akantu yavuga ngo yuhuhu ntago yari irimo sinzi ukuntu yayishyizemo umukobwa wacu kabisa ni ukuri kw'Imana ahubwo naramutinye Vava ntago nari kazi no kuvugiriza wagerageza ko kantu kagatama tukumva ako yasimbuje Dorintare kubwo nawe mvuye muri style yangera gerageza kuko buri yuri umusani ugomba gukora ikintu nyine abantu bari bwumve bakumva yuko koko gifite n'umuzi n'isoko yaho kiva urumva Vava ntago yavujyaga naga ku kantu twagashyiragamo ka yuhu kubwo yagashyizemo numva bise bibawera bimaci ariko nyine urumva ku rundi ruhande yagiye akuramo intare akuramo ibisamagwe kandi nabyo byarimo urumva numva atangiye kwica indirimbo kabisa sinjye ngo mbeshya abantu numva arayangije tukiraho ku muziki reka tube tugiye ku ruhande gato kuko turaza kugarukamo abanyarwanda bagomba kumenya impano twabazane bakamenya koko niba uyu musaza wa Dorimbogo abasha koko hari ibintu tujya tubona Dorimbogo cyangwa se Vava akunda gushira isoni no gutukana kuva na kera niko yari ameze cyangwa bijubu reka mubwire Vava pe yari itondaga yari umwana mwiza atajya navuga buriya Vava uri kureba kuriya yabaga yitonze ari umuntu witurije uraho yagiye mu materaniro yagiye gusenga muri korali se kurepeta ibintu nk'ibyo nyine ntago wabaga bamusanga mu bintu byo gutukana. Ushatse kumbwira yuko gutukana byiza ageze Kigali irahindura bro Kigali irahindura pe nanjye naje ntashyiraho ibi bintu yego nzi ko nk'umusani wo mu cyaro ushobora kuwakanga abagenzi bawe kugira ngo nabo bakubona gutinye ugomba kuduterekaho ukuntu nk'uko birumvikana nyine n'umusani ushaka nyine gutera imbere n'iki urumva ntago wareka kudushyiraho
ariko nyine sha Kigali ahindura kabisa ntago Vava ariko yari ameze kuko ngende ndumva mfite amatsiko menshi kuri Vava kuko nagize amahirwe yo guhura n'umuntu bonse ibere rimwe umuntu basangiye byose Vava arabanga bagiye bamutereta mu cyaro kuko ngiye murebye ukuntu ameze mbabona nawe kubitaga imigeri ahubwo uvuga ko yanatendekaga ngo ngwiki my guy yaratendekaga nk'isheni y'abahungu mukabwirwa bagusanga bari inyuma y'urugo uza amafaranga nagiye ndya se yampaye inka Vava mutazanagira ngo ahubwo nta kubiye hariya mu ntara yari abafite none se Korode yamaye inoti ya 500 kugira ngo mumuzane Jean Marie ni we nimba yamaye 1000 yego akahunga mwari mukira abana Hoya umaze no kuba mukuru maze kubingiye muri za 18 gutyo ndashaka utubwire Vava cyangwa se Dorimbogo umubonye asohira ya ndirimbo ubundi mu bwana bwanyu yajyaga aririmba bisanzwe biraho akaririmba cyangwa bija kuzena wapi Vava yajyaga ambwira ngo azaba nka dogiteri ngakore mu biro urumva uriya Vava yaranize buretse gato kandi batubwira yuko Vava yize primaire gusa yize make ariko nyine arayiga ese ingenzi nawe yabaye ubwo nuko ngo yize yande gufasha gusoma no kwandika gusa kabisa Kashimane watubwiye yuko uri umwanditsi w'indirimbo Dorimbogo yo barayiririmbye yarayinciye musesha muvuna muheto ariko nta n'igihombo kirimo kuko wayiririmbye ni mushiki wawe iterambere rya mushiki wawe niryo ryawe twagiye ku mirongo wanditse ndagira ngo uduhe freestyle ko abanyarwanda barebe koko iyo mpano twazanye koko sizakora ku isoko twagiye ku ndirimbo zawe jewe ubundi basha R&B Afrobeat nyine isanzwe na hip hop nayo ndebaho kabisa duhereze kuri hip hop abanyarwanda bakunda batemo umwanya ni wawe mbabarira mbeho neza mana mbabarira mbeho neza mana nkomeze kubaho neza mbabarira mbeho naparitse benzi mu biryogo akaguruko kandi mwizo nebe zo mu marange ya biryogo mu maga cafe njembe ninywera nk'abakapo mu maga cafe mbe ninywera nk'abaki nk'abakapo nk'abakapo subiramo iyo vase nk'abakapo subiramo yewe gutemindi gerageza twumve irabura abantu tukajya ku mafaranga weho niba amafaranga abonetse tukaba twajya weho umwanya n'uwawe ikibuga ni icyawe tujya ku mazi twirira ibyana nje n'abahungu banje dukatira job muri weekend tukarya coffee ntago dusesagura 5 day tuba twakoze 4 mbuze ngo ukatire jingo ino tujyane cyangwa ubireke bamwita Kashimane umusore uri imbere yacu hangaha ndakeka mubona yuko ibintu arimo arabyumva Kashimane impano yo kurapa yavuye hehe kuko hari utundi kugera kubita twagurya suramo turebe kubita gutya nawe rwose renzo kubita utuntu impano yo kwiyumvamo yuko ushobora kuba waba umuraperi ukomeye mw'iki gihugu yewe umuraperi gusa je nirimbira na Afrobeat tu bisanzwe nuko byose nyine ndafata tu ariko sicyo yumvamo cyane n'ikiye kuruta ibindi jewe R&B nizo ngomba gukora already nazo nyine namaze gukoresha muri studio nyine tu ikibazo cy'amatsiko R&B nizo ukunda gukoresha ubona uzace hehe umuntu witwa The Ben umuntu witwa Bruce Melody n'umuntu witwa Meddy kugira ngo iki gihugu gifate kuko ni bamwe mu bahanzi beza dufite muri R&B tanabafana ndanabemera ariko buri ikintu cya mbere nabo bakubwira ikintu cya mbere ni ugukora ariko njyewe kandi ugakora ikintu cyiza kirenze yego njyewe nimbatamo ibintu mukumva ni byiza muzabikunda byanze bikunze pe ntaho muzancikira nzabafata icyo turacyumva neza ariko surasubiza ikibazo cyane nakubajije neza abo bagabo kuzi ko ari abagabo bakomeye muri iyo njyana uri gukora bafite n'abarumuna babo n'abagerageje utabakundiye uko baririmba abakundira uko bagaragara n'amafaranga bafite byongereho ubona abo bagabo uzabaca he kugira ngo iki gihugu gifate ahantu nzabaca rero
sibyo hano nzabaca yego ni mu bikorwa tu mu bikorwa nzabakubita injyana nziza imiziki myiza abafana bazizana nzabafata abafana bazizana uzabafata bakoreye ibintu bibi niyo mpamvu wambaye ipantaro yitwa nzabafata nzabafata none se Kashimani yo waduha freestyle kuri R&B zawe ukora kugira ngo twumve koko kuje guhangana n'abo bagabo uri umuntu uri strong mu by'ukora twagiye kuba hariyo mfite ndabona gushyira hanze nk'uyu munsi nshobora no kwishyira hanze da yego umunsi kabisa bigenze neza yitwa Master Plan ariko amazina y'indirimbo zawe nazo abarimo igikabyo pe gihagije duhereze kuri Master Plan twumve yavuga ngo Inshallah uru wanje abandi niba ceceke nizakadage narakonfirmye na undi nshaka ubu ufite mind yanjye the way you won't me gira crazy in my mind ufite space nabuze balance nararohamye niyo ravo ufite utumanyero ukora turi kumwe muri bedo you control my mind ni wowe uyuma gutuza nibona turi kumwe aho utari njyewe sinaba Criminal kuri njuri nka my master plan master plan my master plan nini my master plan my master plan bamwita Kashimane ndumva umuziki ushaka kuwufata uwuhereye mu mpande zose kabisa imbaraga ukoresha kugira ngo ubashe kuba umuraperi mwiza ubashe no kuririmba R&B neza zikomoka ku cyo zikurahe iyo uri gukora ibintu bikuri mu maraso urabikora neza 100% nta kabuza ariko se iyi mpano ushobora kuba wikomora kuri Dorimbogo cyangwa ababyeyi bawe nabo bararirimbaga kandi nkubwira ngo ibi bintu ninge wabizanye ahubwo Dorimbogo yabinkuyeho ibintu byo kuririmba ntago kuririmba ntago ari byari ibintu bye ntago byari ibintu bye pe ukuyeho nashyiragamo uturinete ubundi yigera ziriya rinete naho zavuye yafataga uturinete akigera ngo ngiye nyamara nzaba dogiteri akatugeza ahangaha akaba dogiteri azaba dogiteri areba nimba rwose umuntu ameze neza cyakoze cyo yewe unteye kwibaza ngo urumva muri famille yanyu sara undi muntu ugeze urimba uretse we na Dorimbogo akada ntawe pe ubwo ushatse kumwe akari kwa kundi umwana yivukira gusa ariko wenda no mu rugo nko kuba bari muri korari Mary ibyo byo nyine n'ibyabo ariko nta wabaye umuhanzi pe ibi bintu ninge muntu ugiye kubizana mu Dorimbogo yarabimpapuye Vava Anti iki kiganiro kireba ubyibuka ibintu twaganiraga umbwira ngo uzaba umucuruzi cyangwa umudogiteri urangije ubugiye mu bintu byanjye shabura ncimuse umushinga wanjye Kashimane niki wasaba Dorimbogo mushiki wawe kuko urabona izina rye riri hejuru y'iryawe riri hejuru y'iryanjye yego kandi abantu bari batarambona nuko abantu batari bakubona batarambona kabisa baraje bakubona baraje bambone wagize kuri PCTV baraza kukubona ahubwo ndasaba ngo ubusubu ngubu reka twibaze niba Dorimbogo yarakoze Dorimbogo ubuwe nturi buze kudukorera Dorihene cyangwa se mwumvishe ukuntu ndirimba mwumvishe ndirimba nabi nawe Dorihene ni ukuri kw'Imana ariko reka nkubaze inspiration mugira akenshi kusanga zerekeye ku nyamaswa aho ni mwamuzikura ku matungo kubera korora cyane turoroye ariko rero ubundi bikoko ubundi bukuri icyo gitekerezo cy'ibikoko twakigize twavuze tuti ubundi byatangiye tuvuga ati ngubu ngo nk'iwacu babaye badahari ngo nk'inarika twinjirira ikaza mu rugo ngo twayikweperaye noneho nashaka gukanga Vava umbwira ngo Dorimbogo akaba arirutse arahabutse umutima ugiye mbese niyo muhaye inspiration n'igitekerezo cyavuye noneho
nakongera gushaka umukanga amubwira ngo dore imvubu uri nkanga wa kintu uri cyangwa ukavuga ati wapina riraje cyavuye cyangwa wapina riraje akabagiza ubwoba noneho ubwo rero bukeye bwaho tubihinduramo akaririmbo Dorimbogo nyine kubera guhora siramo ko kantu twumva Dorimbogo Dorimara Dorimvubu Dorinare naho ngaho ubundi igitekerezo cyavuye none se ubu ngubu nshimye yuko wanditse Dorimbogo ikaza ikarya hiti ubu ngubu ntabwo bishobora kuba byaraguhaye umurongo mwiza wo kuvuga ati abantu baririmbye urukundo urumva abandi baririmba ubukungu amafaranga wowe ugahita uvuga ngo ubu ngubu niyo Dorimbogo ifasha inspiration zanjye zose ubu ngubu ni amatungo izindi ndirimbo ufite zimeze ziti zimeze neza mu buhe buryo izo mfite ubu ngubu nta matungo arimo cyangwa inyamaswa ariko next time n'ubundi nanabatamo n'akinyamaswa kuko intare yarayibagiwe gisama yigwara gisiga yego kandi nabyo byagombaga kuba biri mu nyuma ubona wongeye kwandika indirimbo ijyanye n'amatungo wakwandika we matungo ari matungo yego cyangwa se iziye nyamaswa urumva nyine wese ubwo nakora ihera nabwira ko nakora iyi nka Dorinare urumva yazigatwikana kandi niba imbogo yaratwitse kandi intare ari umwami w'ishyamba urumva intare yakubita reka ngusabe ufite indirimbo zingahe ufite indirimbo zigeze nko muri 3 mu ndirimbo 3 zakozwe zarangiye muri ariko izindi mfite narashyira muri studio so ni nyinshi cyane kuri izo ndirimbo zasohotse wagira kandi kantu ucishiriza warebamo imwe ubona yuko izakubita kuruta izindi ukuyeho harya ya indirimbo zose bayita ngo iki nkuyeho master plan ukuyeho master plan indi ndirimbo ufite wakubita abanyarwanda ukavuga ati indirimbo iraje ibafate bose indirimbo ni iyi hari indi mfite ariko yo ntago ndayita amazina ndayita izina yo yego turirimbiremo gakiya twumve yatangira ngo ahubwo ntiyaba yitwa Dorinkwavu ntago yitwa Dorinkwavu ariko uziko ibintu by'amatungo bikora ushobora kuvuga ngo indirimbo yitwa Dorinkwavu cyangwa se Dorinkoko Dorimbata ka Dorinkoko buriya ntakubita wewe kuko reka ubwiza ukuri ushobora kuba umurongo w'ibyawe warawubonye aho uri kugenda ujya kuri ese kubona Vava yancimusa umurongo wanjye ubundi biriya bintu ninjye wari kubikora okay duhereza akapera ku freestyle ku yindi ndirimbo ufite n'abanyarwanda bumva impano iri aha ngaha kwagiye nibikunduka nkunda kwicuza nibizaba nzakugira mushya guforomate nkugira umutesi wumva utuje irasiyo niyananira nzajya nyimenya ntuzagira inzara mfite umururumba ngwino twinjire mu cyumba umara agahinda nkwereke kari nge kibamba rambura amaboko duhoberane duhuze imisayi imisambi hige utagufite aragatoye feza ryanjye amaso yanjye ntiyazi ubwiza bwawe amatwi yanjye asobanukiwe neza kwijwi ryawe ntacyari ushicyanga zamura volume tutiteza abagenzi zamura volume tutiteza abagenzi tubwire iryo jwi ry'uwo mukobwa uburirimba rirusha iki cyanga urigereranyije n'ibintu uzi ibintu byose bibaho riryoshye nk'iki nkahita nkabyumvira mu bwonko riryoshye nk'iki ni iki ngo riryoshye nk'iki ni iki hari undi murongo numvishe ni umurongo ni ijambo wavuze ngo nzaguforomata
ugira uwanjye uhindura umutesi uhindura umutesi uzaba format iki ubwo urumva nyine indi mico uwo mukobwa urumva already n'umukobwa nani iri kuririmbira iyindi mico abahungu bamushyizemo nzayimuformatamo nyimukuremo ufite ubuye bushobozi bwo guformata umuntu yego ko zamubwira utugambo murabure mubwira utunyamara ndanagukunda kandi reka mubwize ukuri ngewe nkurebye nka kwitegereza nkareba na mushiki wawe bamubona umuryango w'iwanyu ari ibihehezi kabisa ibyo byo bivuga yi baba se sinakubwiye ko yatendekaga wowe ni waratendekaga wowe waratondekaga naragera muri icyo gihe ubwo urumva abahungu kugira duterete bisaba kuba dufite amafaranga iki gihe nta mafaranga nari mfite ariko bajya bavuga ngo n'agasore katirariye ni karongora inkumi wakirari ushobora kugenda wareza agatuza ukavuga ati ngende starboy muri quartier nabyo birafasha ariko nyine abo ufite duke uheraho man abo twumve yuko za 5 tugiye baguhaga utagenda ukavuga ati shanta uno merekano tujye happy kabisa reka nkwibarize dusoza hari ibibazo by'ubwenge tujye kukubaza nka 3 cyangwa 4 ikibazo cy'ubwenge cya mbere kirabaza ngo nubuhe bufasha wakwaka mushiki wawe kuko we ari hejuru yawe nakomeje kubikubwira afite amaze kugera niki wamusaba kintu namusaba korabo namusaba korabo pe ntabeshye amusaba korabo ikibazo cya kabiri ubaye uri nk'umuyobozi ukumva ibitutsi mushiki wawe atukana ariwe Dorimbogo wamukorera iki mushiki wanjye atukana wese ntubizi wambwiye ngo Kigali yaramuhinduye sister rero ubwo atukana ari umuntu wamwiyenjejeho nta kintu na kimwe namugira kuko urumva nakubwiye ko yitondaga ko numva ubwenge bwawe nta butari bwa mushiki wawe none se sabavukanye dukureho yuko Dorimbogo ari mushiki wawe ari umukobwa muhuriye mu muhanda akaza akakubwira ngo ndifuza kumbera umugabo wabyemera nabyemera ari umukobwa duhuriye mu muhanda kuri iyi mureba ahagaze wabyemera kabisa uramuzi neza mbwira ikintu washingiraho umwemera aritonda ni icyambere agira na discipline nuko cyakora ikintu muziho umumenyereye ubwo nyine nawe urabyumva arakurabura kabisa channel yitwa gute Cashman urumva iyi famille ni famille y'abantu bigomba kujya bibera Cashman indirimbo ya mbere soyibona ryari ejo kabisa Cashman twishimiye kukwakira muri studio zacu kandi wakoze umugisha murakoze cyane ewana nizere ko next time nituguhamagara nabwo uzaka kandi tuganiriye neza ndabikunze Imana umugisha kabisa ngaho noneho kugira ngo abanyarwanda barebe impano ibintu ugiye kuko ndetse ufite full package soza uririmbira abafana bawe n'abandi bakunzi bagiye kubona muri no minsi baririmbira kandi kantu cyane kanumva kantu nabacishirizaho bacishiriza kahera gashake ntago wakabona kari twishi ihitamo muri utwo twinshi bacishirizeho cyangwa mbakubitira kandi gace k'ira ndirimbo n'ubundi ngiye guta hanze we batemo kabari ko nta hanze igitero cya kabiri kiravuga ngo ubu na step natera utandi hafi you are my only power jewe nawe ni sawa baratuvuga gusa tujye twe tubapowa ufite bamasai biragoye ko ngewe napfa gutsindwa yaya ufite magic zinwara sort ubu ni under your love ufite magic zinwara sort ubu ni under your love wow under your love bakunzi bacu twari turi kumwe na Cashman izina riremereye kuryumva
nizere ko n'ibikorwa ariko bigiye kuba biremereye nukuri pe icyo tubasaba ni kimwe kugerageza mukurikirane Kashimane hehe kuri Kashimane kuri Kashimane nyine bakunzi bacu twabashimiye kwa mwadukurikiye mwemwe kubana natwe uyu mwanya wose twafashe iyi ni PCTV ibiganiro byacu nakagaruka ngiye wumva ni Mr. Ira naho butaha